ati hari igihe umuntu agaruka akagusaba imbabazi rwose atari ko se iyo umutima wamaze kwimukira ahandi imbabazi utanze kandi zigumana urukundo uba utanze imbabazi kugira ngo rwa rukundo rugumeho cyangwa biba byararangiye. Iyi rero ndakwibutsa ko ari inkuru ya Keza ndetse na Eri. Uyu ni Keza na Eri twari dufite muri episode ya mbere. Nimba utarakurikiranye episode ya mbere ubu ntabwo wamenya iyo biva bigana, ariko wayisanga kuri The Mic Radio ndetse na TV. Njye nitwa Boss Kabutura. Reka tugende rero. Umukobwa wacu witwa Keza ati hari igihe umuntu agusaba imbabazi ariko se yagusabye imbabazi yarakererewe, umutima wari mu ahandi. Iyo utanze imbabazi byo byitwa iki? Ati iyi ni inkuru yanjye. Ati rero nari maze amezi 3 ndi kumwe na Eri, umusore mushya. Urukundo rwe rwaratuje, rwaranyubakiye icyizere rwose. Umunsi umwe umusore wa kera aragaruka, yambwiye ko yahindutse, ko yicuza, ko ashaka ko twongera tugasubirana. Uyu musore wa kera yari afite amagambo meza, ariko umutima wanjye ntiwari ukimwumva, ntiwari ugihari na gatoya. Eri rero yari umusore utuje witwa Eri, ngo yabwiye Keza ati ntawe utahitamo urukundo, ariko niba hari aho umutima wawe ushaka gusubira ndemera ko wagenda. Uyu nguyu rero witwa Keza yaje gusubira inyuma, nyine ajya kubwira Eri ko wa musore wa kera yaje kumusaba imbabazi ngo basubirane. Eri aramubwira ati rwose ntawe utahitamo urukundo, ndamutse nikunze cyane nahitamo ko tugumana, ariko niba umutima wawe ushaka gusubira inyuma ndemera kukuvira mu buzima. Umukobwa wacu rero aramureba aramubwira ati naramurebye sinamusubije ako kanya, ariko umutima wanjye waravuze nta mpamvu yo gusubira aho wavuye, iyo aho uri hari amahoro. Uyu nguyu rero ni Keza, ntabwo yigize asubiza Eri muri aka kanya. Nyine Eri yaramubwiye ati niba umutima wawe ushaka gusubira inyuma rwose ndahitamo kugenda, kubera ko ntawe utahitamo urukundo. Uyu mukobwa nahise asubiza ati mu mutima wanjye sinasubije nyine byo ku magambo, ariko umutima wanjye warasubije. Akomeza avuga ati nta mpamvu yo gusubira aho wavuye, iyo aho uri hari amahoro. Nandikiye umusore wa kera ijambo rimwe ndamubwira nti urakoze, nta bisobanuro, nta magambo menshi. Nagarutse kwa Eri, yari yicaye ku ntebe yiteguye kumva igisubizo cy'umutima wanjye. Urukundo rwa nyuma si urusubira inyuma, urukundo ni urukundo rwa nyuma si ugusubira inyuma, ahubwo urukundo rwa nyuma ni uguhitamo guturiza aho waherewe amahoro. Yes, ngaho nguko rero ladies and gentlemen, ndizera ko wumva yuko witwa Eri muri kano kanya atsindiye urukundo rw'ubuzima, yitwaje umutima we mwiza wo kuba nyine yarifashishije ubugwariza bw'umutima agahura n'umukobwa uri kunyagirwa atwaye moto. Ngira ngo murabyibuka muri episode ya mbere, agahitamo guhagarara akamugusha neza. Nyine muribuka ibyo yamubwiye muri episode ya mbere. Niba utarumvishe episode ya mbere ndakurarikira kujya kureba The Mic Radio na TV ni YouTube channel yacu ukareba inkuru ya Keza na Eri. Ni urukundo rwa nyuma niko inkuru yitwa. Hanyuma rero kumva byose, hanyuma ugasanisha ni episode ya kabiri maze kukubwira, kugira ngo mu zindi episode nabwo utazaba warasigaye. Yes, reka dukomeze rero. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko ubu ngubu rwose tugeze ku iherezo ry'iyi episode, ariko mbibutsa ko urukundo rwa nyuma atari gusubira inyuma, ahubwo urukundo rwa nyuma ni ugutuza ugaturiza aho waherewe amahoro. Thank you so much ladies and gentlemen, in The Mic Radio ndetse na TV. Wanadufurenga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zindi dukoresha Boss Kabutura, ariko nimba uyumviye cyangwa se ukayibonera ahandi, nyamuneka ujye ku YouTube channel yacu ukore subscribe. N'izindi nkuru z'urukundo nyinshi muzajya mugenda muzibona nidutangira kubona yuko mutwitayeho. Thank you so much ladies and gentlemen, ndabakunda byatari. Bye bye, ciao ciao. Uri kuri The Mic Radio na TV.